ari kabyara kanjye kajyaga kanshayita kakambwira ngo ndi naca boy. Garçon de la nature ni umwana w'umuzanano. Umwana wavutse mbere uko nyina arongorwa. Mbere uko nyina ashingirwa. Uruziga rw'ubuzima, overall life experience, harimo ubuzima health, hakabamo material living conditions, ubayeho ute, ubeshejweho n'iki, hakazamo production of main productive or main activity, ukora iki, hakazamo education, wize iki, hakazamo governance and basic rights, ese ahuri ubuntu uburenganzira, uyobowe neza, ufite uburenganzira, hakazamo economic and physical safety, ubukungu n'umutekano wawe, hakazamo natural and living environment, ubahe hameze gute, ese ni mu masazi, ese ni mu mibu, ese ni mu biyoka, hakazamo leisure and social interactions. Mushuti wanjye wakoraga muri ONG ahembwa udufaranga nka 200 cyangwa 300 cyangwa wenda 400 da, arabatirisha agura udukese twabyeri 10 n'ibiro nka 20 by'inyama, ngira ngo ibintu nk'ibi turagera turatunywa byagiye nka saa 9 batubiza utundi turatumara. Uwo munsi akoresha abatirisha, hari undi mugabo wari ufite amakamyo nk'atatu ariko yariyimye atazi kubana n'abantu, we yari yaguze Daihatsu y'inzoga n'ibimasa abaga n'ikimasa, aho yohereza na kwasiteri zo kuzana abantu mu cyaro aho avuka. Zicyabaye wa wundi waguze Daihatsu na cya kimasa, inyama zaboreye mu nzu. Bigeze kuwa gatatu Burarirwa iza kwishyuza amakesi, inyama zatangiye kubera mu nzu. Umugabo yafataga imodoka akajya gupakira amayibobo mu mujyi ngo zize zigabanye ibyo bintu mu nzu. Bahinzi borozi namwe bashoramari muri izo nzego, ntibikiri ngombwa kugurisha umusaruro wanyu cyangwa iri muri stoke muvuye aho muri. Ukimenya urubuga AfriSellers, ubutandukanye n'ingendo wakoraga no kwibaza aho umusaruro wawe uzagurishirizwa kugeza naho gupfiriyeho. AfriSellers ni urubuga ruhuza bifuza kugura no kugurisha umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho baherereye hose ku isi. Uramutse ufite depo y'ibigori cyangwa ibindi binyampeke, ntuzirirwe ushaka isoko kuko bikigera kuri AfriSellers biba byaguzwe. Wifuza kandi kugura umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho uri hose ku isi, ntuzava huri, uzasure AfriSellers. Abifuza ko tubashyirira uwo musaruro ku isoko cyangwa bifuza kuwugura, nimusure urubuga rwacu wa eshatu @AfriSellers.com. Hari ibyo wifuza kurangura cyangwa kugurisha mu bihugu bigize Afrika y'Iburasirazuba nk'umuceri wa Tanzania, kawunga y'Ubugande, ikawa yo mu Rwanda n'ibindi, nawe tugane. Namwe mufite ibindi bicuruzwa mwifuza gushyira kuri uru rubuga cyangwa ushaka guhimbira akazi ku rubuga rwacu, muhawe ikaze. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri nimero mubona kuri screen. AfriSellers. Bakunzi ba KOP rero twongeye kubasuhuza, harashize iminsi myinshi ibyumweru birenga 2 tutabonana, tudakorana, tutabagezaho ibiganiro. Ntago ari uko inkuru zabuze, ahubwo habuze umwanya, ingendo, ubukwe, rimwe na rimwe nabo dukorana. Dani yararwaye, abanje gupfusha umuntu, aza kurwara, jarasajya ajya muri Amerika. N'undi munsi ngira ngo Jarasi yagomba kuza tugakorana, abantu bahita bampamagara ngo ngiye kubafasha ikiganiro, nacyo ngira ngo nzakibagezaho cy'abadamu, abagore bari muri ONG yitwa Réseau de Développement des Familles Pauvres. Donc urunana ihuriro rigamije iterambere ry'abagore b'abakene. Abo rero nabo twakoranye, twamaranye hafi amasaha 2 twaganiraga ku bijyanye n'ibijyanye no kubona ibikoresho by'isuku bigenerwa abagore mu buzima bwabo, muri cycle bwa buri kwezi kujya mu kwezi. So abo nibo nabo twaganiriye, biri mu bintu byinshi byagiye bidufata umwanya, ariko noneho n'akazi ka mu gitondo hari igihe karangira umuntu ananiwe, habayemo impamvu nyinshi, abanyishyuza benshi, ariko nifuje kubagezaho ibiganiro 2.
hari kimwe kiraba kivuga ku muryango muri rusange, duhereye kuri kesi ya Rulindo mu bitaro, yabaye nkaho izamo polemique nyinshi, ariko burya nta mwotsi ucumba hatari umuriro, byanze bikunze. Twebwe hano icyo dukora, tumenya amakuru tukayabyaza inkuru. Rimwe na rimwe rero inkuru ishobora kuza idahuye n'amakuru, ariko icyateye amakuru kikagenda kimenyekana, ko ntabwo bishobora kuvugirwa ubusa, byanze bikunze. Hanyuma turagaruka no ku indwara y'ubwigunge, nk'uko raporo ya OMS yashotse ku itariki 30 z'ukwa gatandatu yabigaragaje. Kwigunga bimaze kugariza abantu benshi. Ibyo biganiro bibiri turaza gukora kimwe ukwacyo, ariko muri diveri abanyishyuzaga ngo ntabwo navuze ku masezerano ya Washington. Ngira ngo n'umukuru w'igihugu yabivuzeho mu kiganiro n'abanyamakuru, ntabwo cyabaye kirekire cyane, ariko nagiye nkuramo utuntu tumwe na tumwe. Hari ahantu umukuru w'igihugu yavuze ati yatanze urugero rw'uko haboneka umuntu agatwika inzu, rutwitse, hanyuma byagera mu rubanza umucamanza, umugenzacyaha akaba ari we mushinjacyaha, akaba n'umucamanza. Ati noneho byakomera ugasanga uwo muntu ni nawe watwitse. Nagikunze cyane, nagakunze cyane iyo parabole, nayikunze cyane. Aho ngaho yashaka kuvuga ati ibintu byinshi MONUSCO imaze imyaka irenga 20 muri Congo, icyayijyanye ntikigaragara, ariko igihe cyose aba expert bakaza barashinja u Rwanda, ati u Rwanda rufasha M23. Umukuru w'igihugu akibaza ati se ko nta namwe turumva bavuga bati leta ya Congo ifasha FDLR ihari gute? So urumva nyine, ariko position umukuru w'igihugu nawe yashimiraga imiyoborere ya Trump, nibura iteye intambwe, avuga ati bari bamubajije ku icyo yiteze ku musaruro uzava mu masezerano, avuga ati umusaruro uko wamera kose, ariko nibura nayo ni intambwe. Nk'uko Nduhungirehe yabivuze akimara gusinya amasezerano, abwira Trump ati ubuyobozi bwanyu nibura bwo buragerageje. Trump nawe abari mu yindi nawe ashaka kwereka isi ko ahagaritse intambara imaze imyaka 30 imena amaraso, asaba Prix Nobel nka ya Idi Karasira. Idi Karasira yasabiye mu rukiko, ndongeye mama yaje. Nuko ubwo urumva iyo mvugo, ibyo abantu benshi bambazaga bati ntawe kitubwira kuri Washington. Uko umukuru w'igihugu yabisobanuye ni nk'ibimaze iminsi, nanjye mbona hari fenomene ngenda mbona Mpyisi, Imana imuha amahoro n'imigisha, Pastor Ezra Mpyisi mu ijambo ryahindura ubuzima, hari aho yigeze avuga umugore utoranya ibishyimbo ibizima byakabaye biterwa n'ibitari bizima byo gutekwa, ariko bikarangira wa mugore ateye ibyari gutekwa, hanyuma agateka ibyari guterwa. Abantu bihangane, nta nubwo nkeneye ko abantu basobanura, ariko hari ahantu ugenda ukareba ukibaza kuki uyu muhinzi yahitamo guteka ibyari guterwa agatera ibyari gutekwa. Nkongera akandi kantu, aho bijya guhura naho, hari ahantu ureba ugasanga mwihangane, ntabwo ari ngombwa ko byose biba bisobanutse. Urumva ko n'umukuru w'igihugu yatanze urugero rw'uwatwitse agahinduka umugenzacyaha, agahinduka umushinjacyaha, agahinduka umucamanza, donc yicira urubanza. Abantu bo muri Gatolika muzi icyo bita ubugarukiramana, umuntu kugarukira Imana. Abagarukiramana muri Kiliziya Gatolika ni abantu baba baragize ubusembwa, barahoze bafite uburenganzira busesuye ku masakaramentu n'ibikorwa byose bya Kiliziya, noneho bakagira ibindi bikorwa bibatera ubwo busembwa, harimo niba wari umukobwa ukabyara nta mugabo, niba wari umugabo wasezeranye mu Kiliziya ugashaka umugore wa kabiri, niba wari umupfakazi ukabyara nta mugabo, hari byinshi bituma ubusembwa bukujyaho. Naho nkabaza nti bigenda bite kugira ngo umugarukiramana azaze
none yibone hejuru, umubone hejuru arimo asopanya, arimo ateranya abahereza kuri musenyeri. Numva aho umugarukiramana arateranya abahereza kuri musenyeri. Nibwo kigarukira. Okay, reka birekera ntacyo. Kamerekera. Okay, nibyo rero muri make kubijyanye n'abambazaga ibya Washington, ubwo mboneyeho no kuvuga ku bindi. Nongere shima abantu ikiganiro giheruka mwabonye nagitwagiye mu ifamu ikayonza ya Jersey, baragikunze cyane, ariko bakomeza bampamagara bansaba nimero, komande ziragenda ziba nyinshi ku buryo ngira ngo komande zimaze kunco zikeneye inka zitari munsi ya 20, ariko ni ukugira ngo nabo babone amakuru, niba ari abavukisha inyana, niba ari abateza intanga, bamenye ko izo nka zikenewe kandi abanyarwanda bamenye ibyiza byayo. Ikindi kuwa gatanu w'igishize ngira ngo twagiranye inama ntoya n'umujyi wa Kigali na polisi ko haragiye gutangira amakonji menshi. Bakoresha inama ba editors batarenze 20 bavuga ku bijyanye no kuba amakonji menshi ahuye na vacances z'abanyeshuri. Ati ibi bintu hatagize igikorwa bishobora kuba byarenga umurongo, hazaho amabwiriza. Benshi bagiye bavuganye nuko ntabonye umwanya wo guhita mbivuga, ariko nabivuze ahandi. Amabwiriza abwira abanyakabari ngo kirazira kikazirizwa guha umwana buri umuntu munsi y'imyaka 18 kumuha inzoga, kirazira kikazirizwa guha inzoga umuntu wamaze gusinda, kirazira kikazirizwa kunywera muri liquor store, alimentation cyangwa supermarché. Ibyo bintu byose no kubahiriza amasaha. Urumva abakozi bari bagiye gufata konje imara iminsi igera mu 8, kubera kuwa gatanu nimugoroba, kuwa gatandatu ku cyumweru bakora kuwa mbere, aho guhera kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu, ku cyumweru 10. So byasabaga rero ko hagira ingamba zifatwa, kandi n'ubu ngubu barimo barabikora. Raporo ya mbere batubwiye ko buri joro nibura buri munsi bagenzura utubari 95 basangamo utugera muri 90 tudasaba ibyangombwa, basangamo utugera muri 11 tutubahiriza amasaha, basangamo utugiha abantu bamaze gusinda tukabaha inzoga. Ntabwo ari byo cyokora amarikwa store nta raporo baratanga yuko hari abo basanze ngo muri request store, ariko babitubwira bavugaga bati ujya kubona ukabona akantu na alimentation, noneho inyuma ukabona ibirenge bibuja, urebeye mu ma etageri ukabona hirya hari ibirenge bikabyina, bimwe bikajya munsi y'ameza, kumbe n'abantu bari kumwe. Ibyo rero bavugaga ko bitemewe, cyane ko babisobanura kuko twarabibabajije kunywera muri request store cyangwa muri intuza. Ikibazo kirimo n'ikihe? Ati ntabwo ari ikibazo cy'imisoro, ahubwo nuko aho hantu nta request store igera toilette, niyigize agatoilette abara akaryango kamwe, kandi akabari kagira toilette 3, iy'abagabo, iy'abagore, n'iy'abafite ubumuga. Icya kabiri, nta request store igira abasekirite, kandi babigomba niyo gahunda yo gusaba abantu niba ugiye gutanga inzoga ukabaza icyangombwa kugira ngo rero ni umuntu agejeje imyaka 18, nta request store igira abasekirite, nta alimentation igira abasekirite. Ibyo biba kutubari n'amahoteli. So urumva byari ngombwa kwari ugukangura. Ndizera ko wenda amakonje yaba agiye kurangira bigenze neza. Ntatinze akanyuma mu byo nababwiye byatumye tudakora ibijyanye n'ubukwe n'iminsi mikuru, guhura n'abantu, kuko mu kanya tugiye kureba indwara yo kwigunga, nabyo mu bitera cyangwa se mu byaba umuti. Guhura n'abantu ni ngombwa cyane. Umunsi umwe ari kuwa gatandatu, ntabwo ndibuka itariki neza, ariko na 20 muri bazama ashize nki 15 zari kuwa gatandatu, n'est-ce pas? Icyumweru cyakurikiye 14, ubwo ni 21 twagiye i Buyoga gushyingura mama mukecuru nyina wa Oswaki, mu mugenzi wacu dukorana. Ndabyibuka. Hanyuma hari abantu benshi cyane, wabonaga ari ibintu
yari yatabawe. Nubwo wabonaga n'abantu urupfu nyine, kumenyera urupfu ni ukuruca amazi, ubundi ugiye abagiye abasigaye bakikomeza kandi bagakomezwa n'ababasura. Ubwo twavuye aha dufata Gatsata, turagenda di Gaseke, turagenda mu Rukomo, Ibyumba, dufata Kisaro, tujyayo, tujya mu misa, turangije turanashyingura. Mu kuvayo urwo rugendo mu modoka twari nka 5, tugenda dushyiramo n'abandi tuba nka 7. Mu kuvayo dufatiye Rutare, nabwo hari umuvandimwe Eugene wari wagize icyo nakwita yubire, yafetaga imyaka 25 amaranye n'umugore n'abana b'abasore. Tujyayo nabwo ndongera mpura n'abandi bantu benshi cyane, abasaza ba Honorable Sebushumba naramusuhuje, Mzee Rupia Matiasi, ba Honorable Bizimana, nabonye abantu benshi, ba Mwanafunzi baje Mwanafunzi na Bayingana, sinzi ko batandukanye ariko ndumva narababonye, ba Prosperi n'abandi. Byari ibintu bimeze neza cyane, ibyo rero impamvu ari byo sorejeho impamvu by the way uyu munsi kwa gatanu nabwo mon collègue Bagina Andre, ndabizi ko hano hari abantu bari hano bazi kugina, bazi ijambo kugina batazi aho ryakomotse. Kugina byo kuvumba byakomotse kuri Bagina Andre rero twariganaga mu ishuri rimwe, bavuga ko yari afite ikipe, banza nanjye ntari ndi kure yayo, yo kwitumira, kabyite gute pana kuvumba, kwitumira mu kirori. Hari ababifashe rero, urumva ni ibintu byabaye 97, 98, 92, nibura kugera 22. Bagina yaravuye i Butare, bize birasigara. Ubu rero bari kuva i Butare nyuma bazi kugina ngo byavuye kuki, kugina byo kwitumira mu kirori. Ubagira rero twariganaga na foto, afite kamera nk'iyo yawe. Hanyuma ibyo uwo muco yari awufite, kandi urumva nibura hari n'icyo, nibura abantu yunguye abantu. Hanyuma ngiye nahageze hari ibyo bakabiriza, bavuga ko ngo hari yafata ijambo akavuga ashima uko yabanye n'umuntu, wenda akavuga umusaza kandi uwapfuye ari nk'umwana. Ariko ibyo byari byo bakabiriza. Ngiye mpari nta bintu ntabirenze, gusa nzi ko twize kujyana mu matyazo, Ingoma, tugiye gufatisha irembo. Umukobwa Marerezo yaranapfuye witwaga Françoise, yabaye doyenne Ibyumba mpari. Hanyuma arantumira, umusaza we yakoraga muri bibliothèque, baje gufata irembo, ngiyeyo njyana na ya kipe y'abagina, ariko ngira ari natumiwe, ntabwo nari ngiye kugina, ariko najyanye n'abagina. Aho byo narabyiboneye. Hanyuma kuri defense y'umuhungu witwaga Muganza Jean Baptiste, wari urangije mu Gifaransa wa hano mu cya kabiri Gitarama, nabwo twajeyo tunitegeye. Ibyo ndabyibuka. Bagina rero mbivuze kugira ngo mu felicite, ariko nanahugure abakoresha ijambo ryamuturutseho. Uyu munsi Bagina yashingiye umuhungu we w'imfura. Umwaka ushize yari yashingiye w'umukobwa, murumva ko tugenda dusaza. Ubu Bagina yashingiye bwa kabiri. Ntabwo nabashije kubujyamo, ariko nari mbifite muri gahunda. Donc muzanye kubera ko yashingiye umuhungu we w'imfura, ariko nukuba abantu bafata iyo sigamiganiye. Hari abatazi ngo byaturutse kuri nde. Ni umugabo w'igikwerere, nubwo atangiye gukura, ariko no mu kigero cyacu. So nuko byatangiye rero kuba, donc icyo yakoraga bakise kugina, no kugira n'izina rimeze gutyo. Nta nubwo Bagina ari we wavumbaga cyane cyangwa ikipe ye, hari n'abandi na mbere ariko barabuze uko bitirirwa. Donc kuri Bagina bita bifata irangi. So twagiye rero indwara yo kwigunga, loneliness. Iyo bigeze, impamvu ibintu nk'ibi tubiha agaciro, iyo bigeze ahantu OMS yicara igakora raporo
ikagaragaza imibare yabugarijwe n'iki kibazo, nuko biba bikomeye. Kandi nubwo OMS ari umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubuzima, ureba ibyo uvuga birimo ibibera n'aha turi. Iyo urebye uruhare rwawe ugenda ubona abantu. OMS iragira iti nibura impfu nibura abantu 100 barapfa buri saha bazize kwigunga. Ati ku buryo 871 ku mwaka barapfa bazize kwigunga. Ibi byose bikaba biterwa rimwe na rimwe ikibazo cya connexion sociale. Connexion sociale niyo ndaza kugarukaho hahandi navugaga kujya mu bukwe, gushyingura, burya n'akabari si kabi, sport de masse, ibyo byose ni connexion sociale. Gutaha ubukwe, kwita izina, za batisimu, za anniversaire, burya byose ni connexion sociale. Ibyo bibuze umuntu afatwa arigunga. Mvuzemo sport, ariko hari abantu bakora sport bambaye ekuteri, bura baba bari kuyikorana. Ntabwo uriya byamuvanaho kwigunga nubwo aba yabize icyuye. Ariko ntabwo wabona umuntu wigunga akina muri equipe yaba ya volley, yaba ya handball, yaba ya basket, kuko iyo ni connexion ubwayo. Ibi nizi za Kigali ka free day, abantu bagenda banyuranamo baramukanya hayi. Iyo utambaye gutera bien sûr, iyo wambaye gutera ntubona uri kwiyumvira umuziki. So ibyo rero nibyo OMS. Reka ntabwo ndi busome inkuru yose, ndareba abantu bagiye bavuga. Reka ndebe uyu docteur wo muri commission yakoze raporo, Vivek Murphy, aragira ati iyo worosoye amarido muri no raporo, iyo worosoye amarido, iyo ukuyeho rido gatoya, usanga ubwigunge no kwihakato bigaragara muri bino bihe turimo bya tekinoloji. Ati komisiyo yacu yagerageje kureba uburyo abantu bagerageza kujya bahura, kandi ati kuba abantu bagenda bidekonegita badahura n'abantu physically, icyo bita real people. Hari n'umudamu yitwa Jeannette uhagarariye UN Women mu Rwanda, nawe turi gasho yavuze ati abantu nibave kuri technology bake bahura, uri n'umuntu umve muganire apana kuri telefone. Ati impact ikomeye cyane iza ku buzima, ku burezi no ku bukungu. Buri umuntu wigunze nta umusaruro we ntabwo ungana n'umuntu wisanzuye. Hanyuma ati OMS isobanura ko social connection, guhura kw'abantu, ati ubungubu, ati ivuga ko guhura kw'abantu bifite aho bihurira, bituma abantu baganira. Noneho ubwigunge, social connection ni uguhura n'abantu bakaganira. Hanyuma ubwigunge bugaragazwa nko kumva akababaro kaguma mu muntu kubera ko yabuze abo baganira. Ariko social isolation yo ireba kuba lack of sufficient social connection. Nuvuga ngo urabanza ukigunga naho uri mu bandi ukigunga, ariko bikazagera ahantu noneho witarutsa abandi. Iyo ni social isolation. Igihe cyose ugakora utwawe wenyine, ukagenda wenyine, ukitarura abandi, ugasanga no muri ubwo bukwe wanajyayo wenda kuba ko ari umuntu mufitanye amasano, ugasanga wicaye ku kawe kameza wibere muri telefone. Nukuvuga ngo habuze social connection, havamo social connection, hahita haziramo kwigunga, noneho bivamo kwihakato, kwitaza abandi. Reka mvuga ibya Tedros uyobora OMS. Ati muri iki gihe tugezemo,
yes, ati muri bino gihe tugezemo abantu ntibagihura, abantu benshi bisanga barihaye akato bigunze. Ati kandi utarebye no ku bantu ku giti cyabo, ati abantu bagenda bitanya n'imiryango na community. Ati ibibazo rero bya social isolation bizakomeza kandi bitwara amamiliyari n'amamiliyari agenda mu gisate cy'ubuvuzi, mu burezi no mu by'akazi. Ni kwa kundi amafaranga agenda ku bantu bigunze, kubavuza, kubigisha, ariko noneho n'akazi bakagakora nabi, kandi noneho n'uri kwivuza ntabwo bari gukora. Byose bigira impact rero ku kazi. Ati rero Tedros uyobora OMS ati nishimiye komisiyo yakoze iyi raporo, ati kuko iratanga urumuri ku ngaruka zo kwigunga no kwihakato. Ati kandi igatanga ikerekana neza aho abantu bashobora kuba bakosora. Ndumva nuko inkuru igakomeza. Iyi nkuru ni ya The New Times by the way, nubwo raporo ari ya OMS. Bakavuga ko byiganje mu rubyiruko. Ati hagati y'imyaka 17 na hagati ya 17 na 27% y'abantu bigunze ni abantu bafite imyaka hagati ya 13 na 29. Ati aba nibo biga bagaragara ko bigunga. Ati noneho bikaza gukomera mu ba teenagers, mu ngimbi n'abangavu. Ati hejuru hafi 24% y'abantu bari mu bihugu bikennye nabo bagaragaye ko baba mu bwigunge. Ati kandi ibi bikubye kabiri nibura abantu abo mu bihugu bikize bifite 11%. Nuvuga ngo mu bihugu bikennye abigunze ni 24, mu bikize ni 11. Agakomeza avuga ati muri bino bihe bya technology, digitally connected world, many young people feel alone. Voilà. Tugeze iwacu. Ati kubera digitalization na technology, abantu abasore young people, okay, urubyiruko, voilà, urubyiruko rwisanga ruri mu bwigunge kubera ko yes. Ati kubera ko technology ariyo isa naho igize ubuzima bwacu. Ati tugomba kugira ati ntigomba kuza ica intege connection y'abantu, akahubwo yakabaye iyiha imbaraga. Naringeze mvuga nti tugeze iwacu, ntabwo ndi butanga ingero zindeba cyane, ariko nejo umwana yarabyutse aransuhuza ati mwaramutse, ndi muri telefone mwikiriza ntamurebye. Noneho uwo namwitiranyije n'undi, mukanya mpamagara wa wundi nikirije, batongo yagiye kera. Numva ndigaye. Urumva? Umuntu aragusuhuje umwikirije utamurebye. So ikindi hari igihe tuziro truva umujura yinjiye muri salo, abantu bose bari kuri telefone ntibamenye ko ari umujura, akinjira bakagira ngo ni umuntu usanzwe muri urwo rugo, agafata icyo ashaka akagenda. Kuko ari igihe winjira ahantu muri salo ugasanga abantu batandatu, buri wese ntawe uri kumwe n'undi, yibereye muri telefone ye. Cyo ni kimwe. Hanyuma icya kabiri, ubwo nari ntanze urugero. Ikindi cya kabiri bigaragara, hari abana cyangwa abantu vuge mu rugero, ariko cyane abana, kuko nawe Messi igaragaza ko mu rubyiruko ariho biri. Ukabona umuntu afite ibiro 65, bamupima bagasanga nta maraso agira. Iwabo barya neza, nta cyabuzi, arya indyo yuzuye, bakamusangamo anemia, kubura amaraso. Kubera iki? Arya adahari, arya ari muri telefone. Bizamuyoboka bite? Arya ari wenyine, ntaganira.
umwaka umwe ibiri, ejo bapima bagasanga nta raso rimurimo. Ubwo hari kesi ndeba, hakaba na kesi ireba umuvandimwe mushuti wanjye, ariko byarakize. Nongere ntanga urundi rugero, ngira ngo Meya Sam arankurikira, Meya w'umujyi wa Kigali. Ese mujya mufata akanya mukareba abo bana buzuye muri jaride aharebana na Minekofine n'abo hakurya hareba kwa Makuza? Abo bana, abo nibo bagaragaraho bya bimenyetso by'ubwigunge. Nta n'umwe uvugisha undi, buri wese araza agahena kagongo akakubita. Hari abo mpabonye imyaka igera muri 3, bariya nibo muri raporo y'Indera bazavuga ngo uyu bakamusangamo kwa muganga sashika bakamuramo amaraso, Indera bakamusangamo ubwigunge, depression, byose. Kubera iki? Ni gute abantu bamarana amasaha 3 kuri zira ntebe zo muri car free zone, nta gusuhukanya, nta gusezeranaho, nta kugana, nta kumubaza ngo wize iki, nta dore bariya mu Rwanda nibashaka gukora ubushakashatsi ku bijyanye no kwigunga, bazabanze hariya hantu ku mujyi wa Kigali kubera internet y'ubuntu. Bahaza nk'abaje ku kazi, sinzi kivamo, ariko barahora kandi nta n'umwe uvugana n'undi. Hano ubwigunge ntabwo bizadufata kuba kujya muri raporo z'Indera. Ufashe bariya ibimenyetso by'ubwigunge barabifite. Ntagira isaha yo kurira, saa sita ntajya muri pause. Ayo data we. So urumva rero nari nabivuze byinshi ibijyanye na n'ingaruka ku yes. Reka bikomeze mbere yo kugira ngo nshyiremo ibyanjye. But as technology shape we must akane namaze kukavuga ko technology nubwo iri kudufasha mu gukorera amafaranga, mu kumenya amakuru, ariko ntigomba kutukura mu bandi. Ati iyi raporo rero igaragaza ko social connection, guhuza abantu nyabantu. Iyo mvuze ngo nyabantu, uwo kuri telefone si umuntu, kuko ushobora kuba kuri chat n'umuntu amazina handitseho Jarasi, kumbe telefone yayisigiye umugore akandika ko nimero yanditse kuri Jarasi, ndavugana na nimero nkayita umuntu, wenda ari umugore uri kunyandikira. Ukavuga ati Dani, nkamwandikira, kumbe Dani ararwaye, umurwaza ni uri kunsubiza. Turajya hehe, turagana hehe? Ati rero abantu byakabaye bigaragara muri gahunda zose za leta. Ati muri gahunda za leta byakabaye bibamo, ku buryo abantu gahunda zo guhura zafasha ziba zirimo nk'iriya car free day nahoze mvuga. Yes, abandi bantu, hari group raporo yagaragaje ko ibamo abantu bigunga kurusha abandi. Izo usibye abadoresa muri rusange, bavugamo groupe abafite ubumuga, impunzi, abimukira, abatinganyi. Ati ba rubanda nyamuke, na les indigènes, umuntu yabita nk'abasangwa butaka cyangwa se ba gakondo. Hari ibihugu bifite les indigènes, b'abantu bibera mu mashyamba, bibeshezwaho no guhiga no gusarura imbuto zo mu ishyamba. Aba nibo bantu bashobora barabanza bakaba discriminated, bagahabwa akato kakabajyana mu kwigunga, ntabwo tubentegra. Bagahura n'izindi ntuza bariyeri, bagira abantu bo muri ayo magroupe mbere yo kwigunga babanza guhezwa, noneho kwa kwiheza bakiroturuva ntava mu rugo, wenda kubera ko umuntu ufite ubumuga adafite akagare, ugasanga ntataha ubukwe. Umwana wavukanye ubumuga ntibamujyanye ku ishuri. Babandi les indigènes batambara imyenda ntashobora kurema isoko.
abo bantu sosiyete ikabanza ikabizora, none nabo ubwabo bagahita bagwa mu bwigunge. So nibyo rero yes, impact ku bukungu niyo nari navuze mvuga ukuntu badakora cyangwa se nibyo bakoze bakabikora nabi, agahorana umutwe, akagera ku kazi akabanza akigunga muri machine, akaba wamwereza kuri tele kubera ko atamenyereye, yimenyereye muri bwa bwigunge bwe, nabwo ugasanga donc nta musaruro ufite. Ibi rero kugira ngo nkimara kubibona, hari n'ibindi arimo ni inkuru ndende ariko katubihuze n'ibya hano. Nkimara kubibona nifashishije, nahise mpamagara umupsikologe witwa Narcisse, nubwo atari hafi ariko naramwandikiye aramfasha. Nandikira Dr Shastre uwihoreye, nawe ayambwira ko ikiganiro ari cyiza ariko ntabwo yemeye kuba umutumirwa, kugira ngo turebe uburyo d'abord kubibona, kubikora, kubirwanya no kubivura. Mu butumwa ku murongo kuri chat, ibyo nta wigenera Narcisse yamaye, aragira ati definition ya OMS ku cyitwa ubuzima, health. The WHO Constitution states health is a state of complete physical, mental and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. Ukuvuga ngo ubuzima ni ukuba umuntu ameze neza mu mubiri, mu mutwe no mu mibanire ye n'abandi. Ntabwo ubuzima ari ukuba utarwaye cyangwa udafite ubumuga. So iki rero cyitwa social well-being niyo ya social interaction na social connection. So kumva ngo uri physically fit, umutwe nta kibazo, ariko iyo wigunze, iyo uba wenyine, ntabwo biba byuzuye. Iyi definition igakomeza, an important implication of this definition is that mental health is more than just the absence of mental disorder or disability. Ubuzima bwo mu mutwe si ukuba utamugaye mu mutwe cyangwa se ufite desordre, ariko nuko ushobora kugira ordre ariko ordre itari nziza. Nibyo kwa kwigunga, ordre wabyutse urakoraba wambara neza, ariko uragenda wiguhagaze ku ipoto, nta mutwe ukurya ntaki. Ati rero uyu Narcisse akatubwira ati social well-being ni dimension ikomeye muri definition ya santé. Social well-being abanyate n'abandi, yaganira ntaseka, ahora avugira ku munsi w'iryinyo. Ibi byose bigenda bigira ingaruka. Bene uyu muntu niwo wa wundi ushobora kugira agakosa koroheje umukorera, akaganisha ikintu kiremereye cyane. Azana ubundi buryo, yazanye dali aka kantu uzagashyireho bakarebe nubwo batabasha kukazuminga. Azana uruziga rw'ubuzima, overall life experience. Harimo ubuzima, health, hakabamo material living conditions, ubayeho ute, ubeshejweho n'iki. Hakazamo production of main productive or main activity, ukora iki. Hakazamo education, wize iki. Hakazamo governance and basic rights, ese aho uri ubuntu uburenganzira, uyobowe neza, ufite uburenganzira. Hakazamo economic and physical safety, ubukungu n'umutekano wawe. Hakazamo natural and living environment, ubahe hameze gute, ese ni mu masazi, ese ni mu mibu, ese ni mu biyoka. Hakazamo leisure and social interactions, sport, imyidagaduro, ibitaramo urabyitabira, igisopu kijyamo.
dore leta guverinoma n'umujyi wa Kigali barimo baratunganya ibishanga, ariko wasanga hari umunyakigali utaragera muri urban park ya Nyandungu swati. Abandi barimo baragura, bageze kwa Gitwaza munsi ya Inirake, ahahoze parike industrielle, kwa Rasta, Kimicanga, ka Mutwa abitaga Kaninja, ukambuka za Nyabugogo ugafata za Croix Rouge, ukafata mu Gakinjiro na Itexirwa. Bira byose ni muri gahunda yo kugira ngo abantu babone ahantu bakorera social interaction. Ubwo no kugenda ukagera kuri Mama Sportive ukaba winjiye kuri tapis vert ya golf, ikaguhingutsa handi ku cyuzi bita icya Radio TV10. Bira byose nibyo kugira ngo abantu bagerageze kwirukana bwa bwigunge muri bo. Ariko niba Urban Park Nyandungu imyaka imaze hari umunyakigali utarageramo ntacyo, none babimwegereje aho no kugira ngo abantu babashe kugira ya social interaction, tuzifavorize, dushaka uburyo bwose bubaho. Imipira ariko yo kuri televiziyo oya, mupira ku kibuga hano kuri televiziyo ko nabona ubundi nabyo ni ikindi kibazo. Ibi rero ibi nibyo bigira qualité de la vie ubahute. Ibi byose iyo bifite igiteranyo cyabyo nicyo cyerekana ngo abayeho ate, abayeho ubuzima agaciro, qualité, ireme ry'ubuzima bwe riri ku ruhe rwego. Ese abantu kudakora siporo ni ukubura ibibuga cyokora. Niba by the way ibibuga uko bigenda bigabanuka, abantu buri uko iyo ushenye ikibuga ugashyiramo infrastructure, bivuze ngo ubujije abantu rwa rwisanzuriro, byakabaye ukisimbuza ikindi. Ndimo ndareba hano hakurya Kakira aho umuhungu wanjye yajyaga ajya kwitoreza, bamaze kuhakorotira n'ibibati. Hariya kuri Texirwa inyuma hari ikibuga byarangiye. Hano ku Kinambuga na ku Rwibutso hari akabuga k'abana bitorezagaho, icyo cyagiye. Bivuze ngo na cya kindi cyo muri Croix Rouge gishobora kuzagenderamo. Ubwo ni ibibuga bingahe mu gace kamwe? 5. Yego. Bivuze ngo abantu ba Kacyiru na Gisozi na Kagugu basigaranye ikihe kibuga? Meya Sam. Ubwo ni ibibuga bingahe? Ibibuga bimaze gusibwa. Icya Kacyiru hano haruguru ya house Iyerika, icyo kuri nani, icyo hafi y'Urwibutso house Agasoko, inyuma yaho hari abana bakiniraga. Kuri Texirwa inyuma y'Texirwa hari abantu bakoreraga siporo mu gitondo no muri weekend, hakaba n'icyo muri Croix Rouge. Ibyo byose nubwo turi gukora urban parks, ariko nta hantu hafashaga abantu. Bivuze ngo ushatse ikibuga ushobora kwiroturuva ari nko ku Gikingi. Katukomeze dukomeze aka kantu uruziguze uzarubamere. Ibi nibyo byose ibintu 8 bigaragaza umuntu ubayeho neza. Ko neza ntabwo ari ukurya gusa. Ibi ngibi ntabwo twigeze tuvuga ngo arya te oya, abanyate. Ati rero Narcisse ati hari ikintu cyitwa quality of life. Ati urasanga iyo urebye nicyo kigira quality, ireme ry'ubuzima ubamo niryo ryafekta kubaho neza kwawe. Kubaho neza kwawe nukora siporo, ntubura n'abantu. Ibyakabaye nuko inzego ziba zigomba gushyiraho ibyo bikorwa remezo, nibura abantu bakagira iki quality of life kinyuranye n'icyitwa quality of living. Quality of living ni ukureba inzu irimo amakaro, umuntu agenda ajya ku kazi, living. Ariko quality of life ni ukubana n'abantu, nakoga siporo, kuba ufite icyo ukora. Ubushomeri nabwo bushobora kuzana loneliness, kwa kwigunga. Ni ukuba ukora ukunguka, iyo ukorera ubusa nabwo birakwafekita. Wabonye amarira y'abamotari oya ntabwo iyo ukora ibitabyara umusaruro. Ni quality of life.
niba umugabo Nyaminaga w'imyaka 35 ashobora kurira kuri kamera, iyo ni karite doravi. Hari abandi bigeze kurira babafatiye ibiceri amamiliyari barafite ku makonti, ariko babafatiye amatoni y'imiceri, ukumva umuntu ararira areba kamera ihari. Iyo karite doravi iri hasi cyane. Okay, yeah, ati when barasoma ibya Narcisse, quality of living, donc quality of life itandukanye na quality of living, aho abantu batekereza ko wealth, ubutunzi ariyo fondation yonyine ya wellness. Gutekereza ko kugira amafaranga, ndakubwiye ni umuntu arira kuri kamera d'office ntabwo bayeho neza, utitaye ku makonte y'ikiri. Hanyuma ati ati abantu bibwira ko kugira amafaranga ariko kubaho neza nimwe muri dimension, ariko siyo yonyine. Hari izindi zirimo izo za social connection, mental health n'ibindi. Ndashimwe n'ukunda kubivuga, ariko hari n'undi muntu yigeze kubyandika mu gitabo avuga ati iyo hari wabikoze mu gitabo avuga inkingi z'ubuzima, wealth, health and n'ikindi kintu ndaza kukibuka. Ndashima akavuga ngo iyo ukurikiye ubukungu ukiyibagiza, iyo ukurikiye ubutunzi ukiyibagiza ubuzima, birangira utakaje bwa butunzi ngo ubone ubuzima. Je pense que je me fais comprendre. Nukuvuga ngo umuntu ashobora kwiruka ku mafaranga, tageta ari gutunga actress yanegera agashaka eshanu, ariko muri bya bindi yabuze mu bantu, muri bya bindi nta sport akora, muri bya bindi ntareba abana be, kera kabaye bwa butunzi akazabukoresha agarura ibyo yabuze. Bise nibuka urugero ntazibagirwa rwigeze kutubaho Ibyumba, niba muri SOS. Mushuti wanjye wakoraga muri ONG ahembwa udufaranga nka 200 cyangwa 300 cyangwa wenda 400 da. Icyo gihe nge nahembwaga munsi yaye gatoya. Arabatirisha agura udukese twabyeri 10 n'ibiro nka 20 by'inyama, ngira ngo ibintu nk'ibyo. Turagera turatunywa byagiye saa 9 batubiza utundi turatumara. Uwo munsi akoresha abatirisha, hari undi mugabo wari ufite amakamyo nk'atatu, ariko yari yimye atazi kubana n'abantu. We yari yaguze Daihatsu y'inzoga n'ibimasa, abaga n'ikimasa, aho yohereza na kwasiteri zo kuzana abantu mu cyaro aho avuka. Ntabwo mpavuga ariko ariyizi. Iyo minsi mikuru yombi, izo ngo zombi zakoze iminsi mikuru mu mujyi umwe wa Byumba mutoya. Umwe ari ku Gisuna, undi ari ku Mukeri. Uzi cyabaye? Simubwiye ko saa 9 twa inzoga z'uwo mugabo twari tuzimaze, tugatangira gutumiza izindi, duhamagara amagare buri kanya. Wa wundi waguze Daihatsu na cya kimasa, inyama zaboreye mu nzu. Abashyitsi yabonye ni babandi yoherereje kwa Steri gusa. Fete yabaye ku wa gatandatu, ku cyumweru, ku wa mbere. Bigeze ku wa gatatu, Burarirwa iza kwishyuza amakesi. Aracyarimo inzoga zabuza bazinywa. Inyama zatangiye kubera mu nzu. Umugabo yafataga imodoka akajya gupakira amayibobo mu mujyi ngo zize zigabanye ibyo bintu mu nzu. Yaramaze ibyo yabikoze, yarageze kuri actros nk'ebyi. Ndamwibuka rwose ko ndibuka ko misi yashize sinzi nigere rigeze kumva ngo bikamyo ye bigeze gufata ikamyo ye ari kuri Noheli. Ubwo iyo ntuza ndayibuka nkahita mbona ngo ubundi kubaho neza niki. Kubaho neza ntabwo ari amafaranga. Uzi kubona umuntu ufite miliyoni 100 agenda yivugisha, ari imyoza, aratwara imodoka ukabona arenza aho yajyaga cyangwa akayoba. Kubera iki? Ntabwo karite doravi afite. Arakora cyane Jovebye, ariko agomba kugena n'ubundi buryo bwo, ariko shima hari abazi kubaho neza. Hari umuntu w'inshuti yanjye twahoze twamamaza,
yubaka inzu agashyiramo na ka sauna na salo de coiffure ikaba iriwe, pisine ariko nanone ntube wa wundi urarupaga nk'uwo mugabo mvuga w'ibyumba yanywaga fanta kandi nta burwayi atari n'umurokore, ariko kugira amafaranga ayashakana imbaraga. Ariko ubwo bukwe bwe yari yasezeranye n'umugore, ubwo bukwe bwe bwabaye isomo kuvuga ngo njyewe ngira ibyo mpa abantu mburabo mbiha. Nanjye kuri anniversaire ndabyuka bajyarasi gifite ka kamodoka, inzoga zarashize, buri kanya akajya kuzana izindi. Uko niko kuba. Ariko hari igihe ubaho mu buzima ukumva ko anniversaire ari iz'abageze iyo bajya, no, uragakora uko kangana. Tumira veni, ariko iyo wabanye neza utumira veni hakaza 40, sibyo? Umwe abwira undi bakumva ari kanaka bakaza. Ariko ibaza umukire yazanye dayihatsu y'inzoga, abazi ikimasa kibuza abakirya. So nukugira ngo abantu bikorere akantu gasa na evaluation. Reka ndasoma ibya Shaste we ntabwo arambwira, ariko nambwira nabyo nzabibabwira. Okay, agakurikiyeho akongera ati ari nayo mpamvu tubona failure muri izi education systems zacu, even social programs zifasha abantu gusatisfeza dimension zimwe na zimwe, mu zindi hakaba icyuho. Hari ibyirengagizwa muri programming mu gukora gahunda zimwe na zimwe. Urugero, mu ngo kubera agenda yaje witaye ku burenganzira n'ubukungu, kuri right and economic dimension, twita umuryango kubera na agenda twirebera uburenganzira n'ubukungu, ariko imyidagaduro na social interaction ubitaye mu bishanga, donc tukabyirengagiza. Rimwe na rimwe tukavuga ngo niba abantu babatumiye mu bukwe kubera agenda kugira ngo twerere abaza umugore, cyangwa umugore kugira ngo twerere abaza umugabo, no kugira ngo utahe ubukwe birasaba ko ibintu byinshi cyane. Noneho tukibagiza ibyo ngibyo. Ati ba nyirabukwe n'imiryango twashatsemo babagize amasitani asenya ingo yo kugendera kure. So nukuvuga ngo muri bwa burenganzira ugasanga umugore n'umugabo bavuze ngo uru rugo ni urwacu n'abana bacu, umuntu uzageza kudusura ajya abanza avunyishe twemeze niba turamwakira, tumenye icyo turamwakiriza, cyangwa ajye kurara muri hoteli. Nibwo buzima biragoye yego, ariko umushyitsi ugusuye ntimurare mu nzu imwe byose, none umujyanye mu bundi bwigunge bwo muri hoteli. Muri hoteli se afitemo nyirasenge, afitemo mubyara we, arataramye nande. Dukomeze. Ngiye gusoza banza nazanye ubukana kubera ko nari maze igihe ntakora. Bati beri famille babagize amashitani asenya ingo yo kugendera kure, akabari kahindutse milieu nuisible. Ati akabari turakavubira kugahera kandi naho hahurira abantu, nyamara hari ibyo byubakaga muri wellness, hari ibyo byubaka muri kubaho neza, kugira impagarike. Wellness niho umwana uzakurira muri iyi environment ari risk yuko frigo ye izajya ihora yuzuye inzoga na tandase zo kuri drogue, kuko mu byo gutarama, kuroragisa n'ibyishimo bibiturukamo ntiyigeze abisogongezwa. Ati arimo arandika igitabo cyitwa Ibirungo by'ubuzima, igitabo cyitwa Ibirungo by'ubuzima, n'igisohoka cyo tuzakibabwira. Iby'uburungo by'ubuzima byo twanabivuganyeho na Shaste nubwo tutabivugiye muri KOP. Mwabyumvise inshuti bavandimwe, ni bangahe batarama? Abagabo bataramira mu tubari, ubwo ari ku muryango, gutaramana n'abana, gutaramana n'uwo mwashakanye, gutaramana n'abashyitsi biri kure. Ariko ntabwo nta birenze, ntabwo ari hose ko iyo ugiye mu mahoteli usanga basohokanye imiryango barimo baganira. Nibyo byubaka abantu. Nkunda kubabwira, niyo mpamvu hari n'igihe rero mwumva ngo sindi gukora,
wenda nigiriye iyo ngiyo za Nyamiyaga cyangwa se nigiye ku Murindi wa Nasho cyangwa se nigiriye i Rutare mu bigabiro bya Rwabugiri cyangwa se nigiriye za Kibaya za Rukira rw'umuzungu, biri mu bituma uko kureba ubwo twibagiwemo ibyo kuvuga kureba nature. Kureba nature kera kwa gukunda nature hari kabyara kanjye kajyaga kanshayita kakambwira ngo ndi nature boy. Nature boy icyo bivuga Dani? Nature boy ni natural. Oya nature. Engar sodora nature. Uzi icyo bivuga? Nature boy garçon de la nature. N'umwana w'umuzanano. Umwana w'umuzanano wose uramuzi neza? Umuzanano. N'umwana watashye ubukwe bwa nyina we. Yego nyine. Umwana watashye ubukwe bwa nyina. Donc n'umwana wavutse mbere uko nyina arongora. Mbere uko nyina ashingirwa. Ubundi na Chapo kera babitaga ibinyenda. Ni umwana uvuka mbere yuko nyina ashingirwa. No, simvuze ngo abantu babe banaca people, ariko abantu ni bakunde nature, kuriya kugenda ureba amazi, kugenda ureba ibintu by'icyatsi, aya maparike umujyi wa Kigali ni uri gukora na Minisiteri y'ibidukikije, abantu ni babyitabire. Nabo ntibazahende yego ni Nyandugumbo na baci cyatanu, ntibazarenze bibiri. Noneho abantu binjoyinge barebe iyo nature baruhuke, niyo well being. Kandi kugenda muri turatuyira ukubitaniramo n'abandi bantu mutaherukanaga, nta gahunda mwahanye ariko mukaganira. Abantu rero bakomeza kwigira ku matelefone, abantu bakavuga ngo umuntu akavuga ngo umuntu akagutumira mu bukwa kubutaha ukohereza imperano kuri telefone. Rero naho bituganisha. So ni make nahangaha, ariko Shaste nanyemera ikiganiro nawe nzamwakira. Reka sore zangahe ikiganiro ubwo naho ubutaha.